n'inzara zawe ugakama atabasha kubona ubwami bw'Imana. Amen. Ijambo ryacu riri muri Matayo ibice 6:33 batarasoma bakasome naho ntakibazo. Ibice 6:33 haravuga ngo ahubwo mubanze ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa nibwo ibyo byose muzabisongererwa. Amen. Ubwami bw'Imana Paulo yandika urwandiko rw'Abakolosayi, yandikiye Abakolosayi ku gice cya nyuma, igice cya 4 umurongo wa 16, ababwira amagambo aremereye. Abakolosayi ndi yarabazi yari atarababona, yabandikiye urwandiko bitewe n'amakuru bari bamuhaye. Yandika urwandiko ahantu hamwe ariko rutuma ahantu habiri. Arababwira ngo urwandiko nimumara kurusoma ngo muzogohereze ngo rusome n'itorero rya Laodikiya. Ababwira irindi jambo, arababwira ngo abi Laodikiya nabo nibamara kubona urwandiko rwabo ngo bazorusome nibamara namwe barugohereze. Amagambo abiri yari arimo. Ikolosayi hari ayobowe n'umugabo witwa Epafrodite, i Laodikiya hakayoborwa n'umugabo witwa Karupo. Ibibazo bari bakuje ni ibibazo bimwe. Isi yose ubukristo dufite tugira umwanzi umwe, umwanzi ni Satani. Semeni haleluya. Amen. Na mama biri asabwa n'ubwami bwa Yesu Kristo n'ubwami bwa Satani. Abandikira bagira ngo intambara mufite z'umurimo w'Imana zirasa n'intambara zira Laodikiya. Niyo mpamvu abaganga mugomba kuyasoma zaba zizi mukohereza n'abariya kuko ibibazo bafite birasa n'inzara. Semeni haleluya. Amen. Ubwami bw'Imana isi yose irabukeneye, ariko hari ubundi bwami busikamiye bw'abo Rwanda budakeneye kuko abantu bagomba kubona ubwami bw'Imana. Aya magambo dusomye mu gitabo cya Yohana ni amagambo Yesu Kristo yari aganira n'umugabo witwa Nikodemu, umugabo w'umufarisayo. Bibiliya itubwira ngo aranyonyomba mu rukera, yari umuyobozi, yari umuntu utinyitse, yari umuntu ufite ijambo mu bafarisayo. Ngo agenda ahengereye mu gicu kugira ngo ababo batamubona ngo bamugaye, bamusuzugura mu bire wese ibintu bikukoze. Agenda anyonyomba ararwara nk'uko Yesu Kristo yari aramubwira ngo ni ukuri ndahamya neza kuko ibintu uri mu gukora waturutse ku Mana y'ijuru. Ariko aramubwira ngo ese ikigutera gukora bino iki? Ikigutera gukora bino bitangaza, igituma ukora ino mirimo, igituma uhumura impumyi, igituma ukiza abarwayi, igituma ukora n'ibiki. Kubera iki Nikodemu yaramubajije gute? Ubwami Yesu Kristo yari arimo ntibwari busa n'ubwami Nikodemu yari arimo. Semeni haleluya. Aramubwira ngo ni iki kigutera? Yesu Kristo aramusobanurira ashatse kumubwira amakuru. Aramubwira ngo n'ukuri kuba umufarisayo tuzoguhishurira kumenya imbaraga z'Imana, kuba umutunzi tuzoguhishurira kumenya Imana. Icyo tuma gusutinya ukamenya biko ngo nuko ukwemera ubuzima bwawe ngo ukongera gukemura ngo ukavuga ijya kabiri ukakira ubundi bwawe. Ubwami bamara kubwakira uzosobanukirwa imbaraga za Mwuka Wera. Niho yasomye hariya ku 16 muri kino gice aramubwira ngo Nikodemu we ikizagwa n'umubiri n'umubiri ngo ikizagwa n'umwuka nacyo ngo ni umwuka. Ubundi bwami iyo butarakuvamo usobanukirwa ubundi bwami uzawemera ugufite. Satani ariyemera kubera kuko akiyemerana n'abatunzi kubera kuko ari ubundi bwami. Ariko iyo umuntu amaze kuva kwa Satani azamenya kuko ubundi bwami yajemo ariko bukurukurutu bwa Satani. Aramubwira ngo Nikodemu tibishoboka kubura umutunzi kwa mukuru w'abafarisayo tuzokumenyesha Imana nyamana. Icyo tuma gusumenya Imana kandi mukabona ubwami bw'Imana nuko ubuzima bwawe bwokwera ukavuka ijya kabiri ukabona ngo kuzobona ubwami bw'ijuru. Umva kubwira wowe uteraniye hano, ubuzima bwawe butarakira Yesu Kristo, ubuzima bwawe butaratunga Imana, tibufite kuzobona ubundi bwami. Uzobona ubwami bw'ububata bwa Satani bwo kukugirira nabi. Nimwakire ijambo ry'Imana.